murakaza neza nanone muri ka gace mukunda k'iminota y'ibyishimo. Pata iminota yawe mikeya kabisa duseke maze kahave. Hey y'all, come look at this. Reka twikomereze miliyoni 200 usinyiye harya ubwo ku kwezi uzajya winjiza amafaranga ngahe nawe yabare warize. Imushaka mu buzima bwanjye. Mu buzima bwanjye ndamwanga sinigeze nanamukunda. Kandi no gusambana n'uburenganzira bwanjye, mfite uburenganzira bwo gusambana, bwo kurya, nta n'impamvu yo gusambana, bwo kuryamana n'uwo nshaka ku myaka yanjye, nawe ajya kuryamana n'abakecuru bangana nawe. Washimye kurongora umugore usurya. Uyu mugore ni mwiza ndagapfa iki gihe. None rero twagiye tumusuhuza tumwitaza. Ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwase sinshaka amazamu hagati yanyu. Kandi wakoye akora iyo ashaka nakubwira iki reka ngiye kwinywera inzoga. Iko Kigali bararongorana mw'abantu. Ye baba we! Yewe data we, yewe ma, yewe. Bega ibi mana we, imibonano mpuzabitsina mu gikore. Oya. Ariko ikigiye. Heka nayo bayireka. Oya nayo biraryoha. Oya. Ekeraho. Ariko se buriya ibi ni ibiki? Yaza mu ADPR murabwira abantu ngo biraryoha. Biraryoha nyine. Uzikuru mu ADPR. Goma yo. Uzikora n'ubu bari gutumya minongera nkabitekerezaho. Ye baba we hari amasegonda ameze nk'ari 30 barayanyu. Nabuze ikintu. Ariko we ngiye burangiye ribaza umuntu ari nkabura buryohe bwa buri munsi. Twazasanga twarabaye ibigori. Ni mwijoro gusa. Uzi kuba wumva neza amashuka gakurura amashuka ari ubushuka bwa turuwasa bwacika ukaburangiza inzara mwana nyine uba wumva uri gukoreshwa n'ibindi bintu utamenya akujyoboza amasha wa mana urarema. Ari kera nanakiza umuntu wambwiye ati wowe nudatanga kuri karakanyama ko hasi ntago uzigera utera imbere. Kanya saa 7 n'igice hafi saa 8 niho apfuye rwose. Sinzi niba ari inzara niba ari iki. Ubu nanjye inzara yanyishe. Ubu ndashonje mu kanya ndabapfuye. Wigeze gusambana? Narasambanye ndanabyumva ko nsambanye pe. Bukeye uwo twasambanye aguma ashaka kuguma dusambana ndabyanga. Uwo muntu twasambanye yarambabaje yaransambanyije. Ngewe ubwanjye ngewe uretse no kubeshya ngewe tutagiye kure. Yego. Ngewe nanjye ubwanjye nta kizere nifitiye. Uri umudepite ntufite irangamuntu nyiyanzovu wa mu karitasi. Abatagira irangamuntu abasikari bazigera bapolisi. Oya ariko ntabwo ndababwira ntimunyuve. Subira hano. Subira hano. Chagiye. Ako mama. Dore taye sha. Yewe aho ngaho kiragaragaye neza. Ariko kirahengamye. Oya we. Kirahengamye. Naye ndikumva hano rwamano. Aruzamura ye. Ntabwo ndi bubonemo. Dore taye sha. Dore taye. Ubugamo mbona mwibigishwa ngo neye nabi. Ako suteye nabi gute kandi mbona kabuga ati
ndagukunda, wagera iwanyu Nyaruguru ati ndagukunda, nawe akakuraza ijoro ukajya kubona ukabona message saa 8 z'ijoro ngo sheri ngo ndagukunda. Buriya message urumva wa mukobwa ubonye ntago ari we wenyine uyakiriye, burya abazikoza ari nka 18 ati mwese zikubirasiraho icyarimwe uza akagufatiraho furi. Banyumvisha mwabakobwa mwe za kurebuzwa amabuno y'abana bari kurebuzwa se Imana yaremye amaso kugira ngo urebe, irema amatwi kugira ngo wumve, irema amaboko kugira ngo ufate, irema amaguru kugira ngo wiruke. Baza umusaza ungana gutyo ukireba abana bako ujya muri toilette. Urumva abasaza b'iki gihe ntabwo ari kanyombya gusa, abasaza b'iki gihe nta kinyabupfura bafitira, ugasanga umusaza afite urugo afite abuzukuru ariko yabona agakobwa kinjiye mu kabari ngo yari umusaza wigeze kunuma umukobwa aramubwira ati genda umunsabire nimero ze gusa akajya baguhemitse komisiyo washaka komisiyo arambwira ati genda umuntu gucuruza abantu nawe urangura abo ngabo urangura akabashya ku biro, urarangura nawe uzi gucuruza abantu ngo genda umumbwire ni komisiyo yashakaga. Ahubwo nashaka gusubira inyuma nkubaza, umuntu uvuga ngo gabanya amaso, sinshobora kugabanya ijisho, ngomba kureba ibintu byose biriho. Nabona intare turutse hariya ngayibona ko ari intare nkiruka, nabona ko rizagukoraho, nabona umuntu akora biriya nyine avuga nabona sida nkiruka, nabona corona. Bigeze kunyiba telefoni Nyabugogo muri 2007 nibwo nari ngeze Kigali bwa mbere, nari mfite agatelefoni ka Samsung ka Motorola gafite anteni y'umukara, nari navuye icyangugu naraye, ariko mwakagira Imana bazabaguranira igitangaza kirabaye. Ndi Nyabugogo ndi kurira bya bibisi yitwaga na Taracom, telefoni bayikura mu ipataro sinabimenya, baterera akandi kameze kagapopi k'abana, ngewe nakora ku mufuka nkumva mfite telefoni. Tugeze kwa Haji Nyanza baravuga ngo abantu ngo nibajye kugura amata, nanjye mvamo ndavuga ntereka mbwira abanyakigali ko tugeze ahitwa kwa Haji, nkora mu mufuka nzamuye mbona ikintu cy'ubururu kandi telefoni yari umukara, nkoze kwitusha inuma ngo funguye inyuma sangamo amabuye y'iradiyo. Ijambo rya mbere nzi mu Gifaransa ni bonsoir. Ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Sanza atari umuntu ahubwo sanza ari Satani yatujemo. Satani yabajemo gute? Nanjye byancyanze gusa urabona umuntu uzema akora ibintu nka biriya. Biriya ntabwo ari umuco nyarwanda rwose, ntabwo ari umuntu muzima, nta muntu muzima ukora ibintu nka biriya. Gusambana biri mu bintu biryoha mw'abantu. Komana mu rusengero pastor arabaje ati ni iki kiryoha mu buzima? Abakristo ngibirayi ngifiriti ngarerere, ubusaza rukukuri wasambanye ivumbi rikamutumukira aravuga ati reka babwize ukuri, kurongora no kurongorwa biraryoha. Pastor ati aho hantu kuva muri Gasongo Records yo namwe urabizi. Yes, cuz wabi bak muko amenye kon kanye noko nachi beti mura chana chaka kuva cap 40 hip hop digi nana jama head is up. Ishyiremo tujya kunywa safu bita gute hariya ra abanyitekerezo uri gushyiramo ugiye kunywa boro bita Teti twifuza undi murengezi kera bakwiringiraga bari mu mahoro, natwe tugufite mwami titwifuza undi murengezi. Ikosa abagore muri gukora muri iyi minsi ntago muzi guswinga. Ikosa abagore muri gukora muri iyi minsi ntago muzi guswingaraza abagabo bayo. Muhate swingi kubungabura muswingaraza ukamuhata swingi ukamunyongera umunyongere wikoraho umwice mu bwonko uko nuko muswingaraza.